kuri uyu mwanya tubahaye ikaze muri komisiyo y'igihugu y'amatora. Ku munsi wa mbere wo kwakira ibyangombwa by'abifuza kuba abakandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategerejwe mu kwezi kwa karindwi 2024, Perezida Paul Kagame niwe wabimburiye abandi bafite uwo mugambi. Umukuru w'igihugu aherekejwe n'umufasha we binjiye mu cyumba cya komisiyo y'igihugu y'amatora. Mu kanyamuneza kenshi, Paul Kagame yabanje gusuhuza abari muri icyo cyumba bayobowe na perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, akomereza mu byicaro bye. Umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora ashingiye ku biteganwa n'amategeko yasabye umukuru w'igihugu ibyangombwa bisabwa uwifuza kwiyamamariza uwo mwanya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko amategeko abiteganya, ko mudushyikiriza ibisabwa umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika nk'uko amategeko abiteganya. Yose biri hano. Murakoze cyane. Akimara kubitanga, iyi komisiyo yabisuzumye kimwe ku kindi. Ibyo Perezida Kagame yabikurikiraga atuje cyane. Oda Gasinzigwa uyobora komisiyo y'igihugu y'amatora akimara gusuzuma ibyo byangombwa yahise atanga igisubizo giteye gitya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, ibyangombwa bisabwa n'amategeko turabona byuzuye. Nyuma y'ibyo, umukuru w'igihugu yashyikirijwe impapuro zemeza ko iyi komisiyo yakiriye ibyangombwa bye. Oda Gasinzigwa uyobora iyo komisiyo yahise amwifuriza guhirwa n'urugendo atangiye. Twishimiye kubashyikiriza kopi y'ibisabwa n'amategeko mwatugejejeho, kuko byose twamaze kubisuzuma, twabonye nk'uko bisabwa mwabitugejejeho. Nyakubahwa, twagira ngo tubashimire yuko igikorwa kigenze neza kandi tubifurize amahirwe masa. Umuhango wari uduteranyirije hano ukaba urangiye. Murakoze cyane. Kuko Perezida Paul Kagame yinjiye muri icyo cyumba, ni nako yasohotse. Yashimiye abari muri icyo cyumba ndetse asiga abarimo bose bakeye mu maso. Nyuma ya Perezida Paul Kagame hahise hakurikiraho Tito Rutaremara. Uyu we yarazanye urutonde rw'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi. Uyu muryango watanze ku bakandida b'umwanya w'abadepite. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yahise asuzuma urwo rutonde. Tito Rutaremara nawe yatahanye igisubizo giteye gitya. Nyuma yo kureba ibiteganywa n'amategeko bisabwa umutwe wa politiki, tugeza kuri komisiyo y'igihugu y'amatora lisiti y'abakandida b'abadepite, twagira ngo tubamenyeshe yuko ibyo mwatugejejeho bisabwa n'amategeko byuzuye, ariko nk'uko amategeko abiteganya hakazabaho igihe cyo gukora isuzuma ryimbitse. Kuri uyu munsi wanaranzwe na kandidatire z'abanyamuryango ba RPF Inkotanyi, haba ku mwanya w'umukuru w'igihugu ndetse n'abadepite. Umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Gasamagera Weraris yavuze ko bafite intego yo kurinda ibyagezweho mu nzego zitandukanye. Turabanza dushyigikira ibyo twagezeho bitazadusubirana inyuma, byo birumvikana. Ntitwaba twarageze ku by'igihugu kigezeho uyu munsi n'isi yose ibona ngo noneho byongere bisubire inyuma. Icya mbere rero ni ugushyigikira ibyo byagezweho. Icya kabiri ni ukongera guharanira imibereho myiza y'abaturage, ubukungu bwabo, kugira ngo nabo ubwabo bihaze, ntituzajye duhora dutegeye amashyi hanze. Ikindi no gukomeza umutekano, ubusugire bw'igihugu n'umudendezo w'abaturage wa rubanda. Amategeko ya komisiyo y'igihugu y'amatora ateganya ko ku itariki 14 y'ukwa gatandatu 2024 aribwo Perezida Paul Kagame azamenya mu buryo budasubirwaho umwanzuro wa komisiyo y'igihugu y'amatora ku busabe bwe bwo kuba umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Nibasanga ibyangombwa bye bisira makemwa, azatangira kwiyamamaza ku ya 22 y'ukwa karindwi 2024. David Nzabonimpa, TV 10.